Yes, alright, so one more time, ladies and gentlemen, izere ko meze neza bya hatari nanjye meze neza. Minisitiri w'Urubyiruko utuma bishima ati nabanje gukeka ko iby'urubyiruko rurimo ari ugususurutsa muri showbiz, hajemo kuvuga uturere abantu bakomokamo ndetse n'inyangarwanda narikanze Yago, Godfather, Irene Skytu n'abandi gutukana no kubeshyirana si umuco mubivemo. Akomeza agira ati ribu muturebere niba nta byaha birimo gukorwa. Ibingibi rero ni nyuma gato y'amasaga ari mu mihanda ya show business, muri entertainment ibintu bikomeje kugenda bicika kubera umwuka mubi uri hagati y'abamwe mu bagize iyi show busy. Ariko anga hari gukomozwa kuri Yago ndetse n'abandi bagiye bamwikoma mu minsi yatambutse y'ibihebye byo kubura YouTube channel yiwe. Bakomeje no kujya bakunda kumwataka cyane, bigaragaza yuko batari bari ku ruhande rwiwe, dore ko banavugaga yuko ngo YouTube channel ari we wayiyibishije. Yago rero yakomeje kugenda abasubiza mu ijwi riranguruye kandi ku karubanda bereka yuko ibyo bavuga ari ukumurwanyiriza ubusa, we abari mukuri. Biza no kugenda bivamo amatiko akomakomeye. Ariho rero minister yahereye avuga ati birabibyuya nibiba maraso mwabana b'u Rwanda mwe, ibi bintu mushatse mwabihagarika nimba hatangiye kuzamo inkomoko y'umuntu ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Umuriro rero ukomeje kugurumana ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino, yaba kuri YouTube, Instagram, Twitter ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Nta wundi uvugwa ni Yago Pondat ukomeje kugenda azana ibimenyetso bigiye bitandukanye bigaragaza yuko bamwe mu bamwikoma ari abamwanga cyangwa se abarwanya ibikorwa bye we yita byiza cyangwa se bifitiye akamaro rubanda nyamwinshi. That's what's up, ladies and gentlemen. Twese turaza kubikurikiza amaso tugende dukomeza tureba aho biza gukomereza, ariko icyo nakubwira nuko kakanya urugamba rurarimbanyije. Thank you so much, ladies and gentlemen. Nizera ko wakoze subscribe kuri Boss Kabutura YouTube channel yacu, katuforoinga hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, n'ubundi dukoresha Boss Kabutura. It is the same house, the same price and the same vibes. Stay in touch. Amakuru yo arakisukiranya.